Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, mugire amahoro atangwa na Yesu Kristo. Rero tugarutse muri studio za Two Brothers Official, aho twari kumwe n'umutumirwa wacu bushize muri part 1 tuganira hejuru y'indoa n'imibanire. None uyu munsi twaba tugarutse muri part 2 aho tugiye kuganira hejuru ya divorce. Rero murakaza neza muri studio za Two Brothers Official ku bakunzi bacu kubadukurikira. Rero umutumirwa wacu yatangira yibwira abadukurikiye kuko bisanzwe kugira ngo tubone gutangira ikiganiro cyacu. Urakaza neza muri studio za Two Brothers Official. Murakoze cyane kudutumira. Amazina yanjye uko bisanzwe nitwa Evangeliste Mujyambere Alexis. Twishimiye kubana namwe, murakoze cyane kudutumira. Urakoze cyane. Uyu munsi urasa nkaho ari uw'ibibazo, nibyo tugiye kuganiraho muri aka kanya. Turatangira udusobanurira ese divorce mu bwoko bwacu iremewe? Divorce ku bantu bakijijwe ntabwo yemewe, ariko kandi iyo hagati mu bashakanye umuhungu adakijijwe wenda umukobwa akijijwe, birashoboka ko bashobora gutandukana, kuko iyo abantu badakijijwe bashobora gutandukana. Dushobora no kubisoma mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere igice cya 7 umurongo wa 15. Dushobora kuhasoma mu rwego rwo kugira ngo dusobanurire abantu twumve n'icyo na Bibiliya ibivugaho. Ariko icyo nshaka kuvuga ku bantu bakijijwe mu bwoko bwacu, divorce ntabwo yemewe. Ikindi nanone nshobora kongeraho, hari aho Bibiliya ivuga yuko iyo ufatiye umwe mu bashakanye afatiye mugenzi we mu cyaha cy'ubusambanyi, ni ukuvuga ngo icyo gihe divorce irashobora kubaho. Ariko ari wa wundi watandukanye, ari wa mudamu wasigaye cyangwa se umugabo wagiye, ntawemerewe muri bo gushaka, keretse umwe yitabye Imana, nibwo yakongera agashaka. Ariko iyo mwakijijwe, divorce ntabwo yemewe. Urakoze cyane. Dusubiye inyuma hariya muri kiriya cyanditswe tuvuze, Abakorinto ba mbere ibice 7 umurongo wa 15. Ariko ndango nk'abanyamurenge yo nta mupagani urimo, kuki kiriya cyanditswe batagikurikiza. Nimba umuntu wabanye n'umuntu udakijijwe, ko gutana byemewe kugira ngo bahangure wa muntu yongere gushaka, ibyo bintu ririya jambo dusomye hariya rirakurikizwa? Mu by'ukuri ntabwo rikurikizwa cyane, kubera kuko ijambo rya mbere nuko ikibazo dufite muri iki gihe nuko n'amatorero nayo atinjira ngo acukumbura amenye ko abantu bakijijwe cyangwa se batarakizwa. Kubera rero habamwo icyo kintu cyo kudakurikiza cyane amategeko ngo bakurikire abantu babigishe bamenye nimba abantu barakijijwe cyangwa nimba abantu batarakizwa, bagapfa kubafata gusa bakabashingira kubera ko baba bafitanye amasano cyangwa se baba baziranye. Ariko abantu bageze ngo bacukumbura imbere, mu by'ukuri abakristu ntibakwiriye gutandukana. Impamvu abantu bari mu gutandukana nuko n'amatora ari mu gushingira abantu badakijijwe. Urakoze cyane. Ni nacyo kibazo twari tugiye kugeraho cya kabiri. Nari kukubaza, mu gusenyuka kw'ingo, itorero cyangwa se abashumba bashobora kuba babifitemo uruhare rukomeye? Turabubaha cyane, reka tureke guhita tubashinja, ariko hari byinshi tugenda tubona. Umuntu avugishije ukuri, hari abantu bashingiwe, bari mu gushingirwa, yari afite umugore wa mbere, baratandukanye bakamushingira. Ibyo ni ibintu tumaze kubona byinshi. Aho hari ndetse n'abagore nabo baba baratandukanye n'abagabo babo bakongera bakabashingira. Icyo gihe rero nibwo tuvuga ko itorero rigerageza kugaragaza intege nke muri ubwo buryo. Rero ikaba nayo ishobora gukontributinga mu gutuma divorce ziyongera. Ariho hahandi twavuze ngo bakwiriye kubanza bagacekinga, bagafata time yo kubasha kumenya umuntu, ese uyu muntu arakijijwe, ese uyu muntu imirimo yiwe imeze gute, ese uyu muntu ntashobora kuba yarashatswe ahandi. Ariko ubu nyine basigaye babapfunyika agapfunyika
mu ntoki ibyo Ruswa. ntibongere kubireba. ni nka kurya ko Mm. umusirikare muri Congo wagaze ugera kuri Kuri bariyere douane. cyangwa se kuri douane waba ufite igihumbi cyawe cyangwa 500 Ukamufunga. ukakimuha ntakubaza ibyangombwa. niko Mm. bisigaye bimeze, kandi byakabaye ngombwa ko itorero rigomba kuba maso rigacekinga. Yego. Urakoze cyane. Ikibazo gikurikiraho, umugore w'ingumba biremewe ko wamushakiraho undi mugore? Oya, ubugumba ntabwo ari icaha, ubugumba ntabwo ari amahitamo, nibiba byabaye byabagwiririye, ahubwo ukwiriye kuzihanganira. niba umugabo wawe usanze atabyara, birashoboka, umudamu akwiriye kwihangana. niba umudamu atabyara, umugabo ni kwa kundi agomba kumwihanganira. muba mwarahuye, muba mwarasezeranye, niko biba byarapanzwe, Imana iba yarabigenye. nta mpamvu yo kwirwanirira. dufite ingero nyinshi z'abantu batabashije gusenya bihanganye. ikindi nanone cyotuma mudasenya, burya hari urukundo nubwo mutobona abana. twarabivuze, urukundo rwihanganira byose, rurababarira, ntirugira nkuze. ni ukuvuga ngo rero ico ni ikibazo coroshe cyane. ndaguha n'urugero rufatika rw'abantu batanakijwe wenda nka Macron, perezida w'Ubufaransa, afite umukecuru. uriya mugore ntabwo ashobora kubyara, ntibangana, si imyaka yiwe, ariko kubera kuko bashakanye arihanganye. kandi dufite ingero nyinshi. hari nk'umupasiteri nshobora kuvuga, umupasiteri wa Restoration yitwa Simeon Masasu, yitabye Imana umwaka wo hirya Gisenyi, pe asonam, Imana imuhe iruhuko ridashira. yari umukozi w'Imana ukomeye cyane. yabanye n'umudamu wiwe kugeza yitabye Imana. umudamu we waracahari, nta mwana babyaye, kandi yagiye neza, kandi ibintu bimeze neza. so ingumba ntabwo ari ikibazo, ni ukwihangana, mugakomeza mukihanganirana, kuko muba mwaremeye, mwarasinye imbere y'Imana n'imbere y'amategeko. rero abantu bitwaza ngo umugore yagumbye, indowa ndayivunjije, cyangwa se umugabo ntabyara, nanje ndamutaye, abo bantu barimo baribesha cyane. so ndashaka kubabwira ngo mu by'ukuri indowa aba ari indowa ku bantu bakijijwe. Habaye ubwumvikane hagati y'uwo mugabo n'umugore, bakavuga ati basi shaka undi mugore tugire umwana, basi natwe tugire abana. babyumvikanye aho ngaho, atari ukuvuga ngo wenda umugabo ashatse umugore atabikeneye. habaye ubwumvikane hagati y'aho ngaho, ibyo urumva byogenda bite? ibyo ni nka kwa kundi Aburahamu na Sara bageze mu myaka ya bukuru. Imana yari yarabahaye isezerano ko bazabyara, ariko kubera ko ari abantu, imyaka igeze 90, Sara yishakira inzira, bikiriza ntawamenya. ariko rero rwose nubwo yamugiriye inama, ariko umugabo niwe wakoze icyaha. so icyo nashaka kuvuga nuko biriya ni nko kwirwanirira. ntabwo muba mugihagaze mu murongo mwiza, muba mwataye umurongo. bisaba kuko wihangana, ukihanganira ubwo bugumba. kandi Imana hari n'igihe tuba tubibona cyane, itanga umwana mu myaka y'ubukure mumaze kugera no muri monopause. Imana hari igihe ikora ibitangaza, so mugasanga mwaribeshe. Aburahamu kuba yaragiye agaca inyuma agakora icyaha, ntibzabujije ko isezerano ry'Imana n'umugambi w'Imana wuzura. burya umugambi w'Imana urahagaze, ntawe ushobora kuwusunika. iyo waje uraza, kandi nta n'uwawimira. yego. Urakoze cyane. ikibazo gikurikiyeho, umukobwa utwite biremewe ko ashingirwa? ako ni agahomamunwa, ni ibitangaza, ntabwo bishoboka. uwo ni umudamu utuye iwabo, nta mpamvu yo kuvuga ngo ashingirwe umuntu ufite inda. abantu bari mu kubikora, n'Imana mu ijuru aho igeze irabaseka. keretse inda iri y'umwuka, wenda ari ya yindi y'umwuka baza bavuga. ariko nimba ari inda y'uko babonanye batarashingirwa, bataraje imbere y'Imana, ico ni icyaha. iyo ndowa ntikwiriye guhebwa umugisha, ikwiriye gusubizwa inyuma. yego. Urakoze cyane. turi hafi no kugana ku musozo. umupfakazi yemerewe gushakwa? ni iyihe myaka woduha umudamu w'umupfakazi wenda wapfakaye ashobora gushakirwaho? kandi umudamu w'umupfakazi nta myaka atoshakiraho, yaba akuze cyangwa ari mutoya ashobora gushaka, as long as ashaka umugabo
utari ufite undi mugore cyangwa se umusore, ntasenyere undi ngo ajane umugabo w'undi. Ico kimwe gihe nuko yoshakwa nuko wapfushije umugore. yego, cyangwa se agashaka umugabo wapfushije umugore, aho bashobora gushakana bagakora n'ubukwe biremewe. Ariko umupfakazi kuvuga ngo yinjire mu nzu y'undi mugore asenyera undi mugore, ibyo ntibyemewe. Ariko umupfakazi yemerewe gushaka. Bibiliya irabyemera, iyo umwe muri mwe yitabye Imana undi aba ari free, aba abohowe. Kandi urukundo ruracyahari, n'abasore batoya bashobora gukunda abagore bapfushije abagabo. Hariho abagore barimo gupfusha abagabo, cyane cyane turi kubibona mu ntambara iba hari iwacu, agapfusha umugabo akiri mutoya, agifite umwana umwe, afite imyaka 22. Abo ngabo bose ni abakandida, ntabwirika abasore, ahubwo nimuhaguruke mubashake, ni byiza cyane. Nta mpamvu yo gusa n'ababashize. Ariko hari imyaka y'umupfakazi adashobora gushaka. Ntayo urukundo, uburyo urukundo nta myaka ushobora guhagararira. Naguhaye urugero rwa Macron, kandi ni perezida w'igihugu, nta kintu abuze, nta nenga afite, ariko afite umukecuru kandi barabanye. Icyangombwa ni urukundo. Abantu iyo bakundanye ibintu byose birashoboka. Icyo mbabwira, urukundo niko Bibiliya yarusobanuye, ntirurobanura ku butoni. Ubutoni harimo imyaka, harimo igihagararo, harimo aho uvuka, harimo ibibazo byose. Ubwo bupfakazi n'ibiki. Urukundo ni urukundo, imyaka iyo ariyo yose wo kunda kandi bigakunda kandi bigashoboka. Yego, urakoze cyane. Hano tugana ku musozo, ikibazo cya nyuma nshobora kukubaza kirimo wenda nk'ibibazo bibiri. Hano hari ikintu cyadutse cya menopause cyangwa kuringaniza imbyaro. Ubu ngubu ko kirasenya ingo z'abantu bashakanye. Aho uragira icyo ubivugaho? Icyo ni ikibazo cya mbere. B yacu hakaba n'abakobwa nabo baringaniza imbyaro kandi batarashakwa. Rero urabanza dusobanurire divorce ziri guturuka muri menopause z'abantu bashakanye, hanyuma noneho uraza kuri B udusobanurire ukuntu n'abakobwa noneho ubwabo batarashakwa ukuntu bari kuja muri menopause. Ibyo ni ibintu navuga ngo ni imperuka yarabaye. Reka mpere kuri iyo B, kubera kuko niyo itangaje cyane. Abakobwa bahaye baja muri onapo cyangwa se mu kuringaniza imbyaro batarashaka. Burya umugeni wa Kristo ni umuntu udafite inenge. Rero gufata ukishyiraho uwo muvumo ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu kibabaje. Tugeze mu minsi ya nyuma, ni agahumamunwa, ni igitangaza. Ababyeyi muri iki gihe bafite ibibazo bikomeye cyane. Ntaho biba uwo nguwo yamenyekanye, ahubwo akwiriye guhabwa akato, ntakwiriye kongera gushaka, akwiriye kwicara, kuko nta mpamvu n'imwe yatuma abantu bamushingira. Iyo wavugaga bijanye no kuringaniza urubyaro, harimo ibibazo bikomeye. Hari umugore wumva kuko atagomba kuzara abana benshi, umugabo akeneye kuzara abana benshi. Nk'uko nari mbivuze, bikaba nk'ikibazo. Ubu harimo intambara zikomeye cyane, na divorce zihaye ziba uyu munsi wa none. Novuga ngo mu bwoko bwacu, ndetse n'ahandi no mu yandi moko, abarundi n'abanyarwanda n'abandi bose n'abakongomani bakuru n'ikinyarwanda. Ibyo ni ibibazo, ingo zihaye zisenyuka 80% z'izo ngo ko barapfa kuringaniza urubyaro. Ugiye kuringaniza urubyaro, wenda jewe nkeneye abana, iwacu mu muryango twavutse turi bakeya, ariko umugore akavuga ati no, sinshaka gusaza, sinkomeza kubyara buri munsi naje, ibona po irifite ibibazo, ejo nzogwara kansera n'ibindi ibibazo bikaba birabaye. Umugabo nawe bikamutera gufata decision, akavuga ati sinja guca umuryango, akaja gushaka undi mugore. Rero icyo nshaka kuvuga, onapo no kumvikana, mugomba kumvikana, ariko kandi mukamenya ko ari cyaha, ntabwo yemewe. Buriya Bibiliya iravuga ngo mubyare mwororo. Iyo ni politike yajemo yo kuringaniza n'ubusambo. Abantu bagize inzara yarabarenze, wari wabonaho umuntu yicara akavuga ngo ese ngo nzobaho afite imyaka 50 60, akaza avuga ngo se azobaho gute? Kandi bavuga ngo Imana iyo itanze umwana imuzanira n'isahani yayo. Uwo ni wa muririmbyi wabiririmbye. Ariko Imana iguhaye umwana, tuyobora uko abaho, yemeye ko avuka.
yego. cyane cyane tureba abana barimo gupfa buri munsi, bavuka bagapfa, abandi bakavuka badakomeye, ariko wowe ugiriwe amahirwe, umudamu wawe karabyara, nta kibazo gihari, noneho mukaja kwishyiraho icyo kibazo. Icyo ni ikibazo gikomeye kiri muri sosiyete yacu, kandi kigomba kwicarirwa abantu bakigishwa. Noneho icyo aho cyavuye, abantu ntibakicizera Imana, abantu ntibagikunda ijambo ry'Imana, abantu ntibakicihangana. Nimba ubutayu buje, iyi ntama iturufu ukayibona ku bana, ngo nuko nabyaye abana benshi, oyaye twagiye tubibona kuva kera. Abantu babaye iriya ruguru iwacu batarabatunze, ariko wasangaga aribo bafite abana benshi. Noneho ba bana ubu nyine kubera yabyaye abana benshi, ugasanga ubu nyine bateye imbere, bafite imirimo. Burya abana niko wabyaye abana, niko amahirwe nayo aza agusanga. Ariko Satani aragenda ahagarara hariya, atushiramwo ngo kuringaniza urubyaro. Harimo umwuka mubi, harimo kutumvikana, byanze bikunze abahaye baringaniza uyu munsi, ndabizi ko batabyumvikanyeho. Ariko n'ubu nyine bari mu kuvuga ngo n'abagabo ntibaringaniza. Hari abagore bari mu kuvuga ati no, n'umugabo nawe baje kukuringaniza urubyaro. Rero ibyo ni ibintu bikomeye. Imana ntigeze itubwira ngo tugende duhagarike kubyara, ariko leta nayo ni umubyeyi, irabitegeka ngo abantu bagende babikore. Ariko jewe imyemerere yanje nuko nemera, mbona ari ubuyobe. Nta mpamvu niyo. Urakoze cyane gukora kuri icyo kintu. Urabona abaprotestant cyangwa se n'abayisilamu, nk'umuyisilamu nyine karashaka abagore nka 5, ugasanga afite nk'abana hafi 30, 20 n'abangahe. Natwe twemerewe gushaka umugore umwe, nabwo tukaringaniza urubyaro. None urabona mu myaka iri imbere abaprotestant n'abayisilamu bizaba bimeze gute? Ntibazatuyobora? Uretse no kuvuga ngo abaprotestant n'abayisilamu, n'igihugu ubwacu kizahomba abantu, n'ubwoko ubwacu buzahomba abantu, ndetse n'umuryango ku giti cyawo uzahomba abantu. Ni ukuvuga ngo rero iyo ni crise yaje yazanywe no kutizera, n'abantu batakizera Imana no kwizera ibitangaza byayo. Reka nakubwiza ukuri, uko wavutse hari konte bagutegurije nta nimwe, ariko uriho kandi umeze neza. Hari icyo ubaye, uvuga icyongereza ukavuga igifaransa, uri mu mujyi wa Nairobi, ejo uzaba uri Amerika n'ahandi wibeshejeho. So ugize ngo ibintu byose ushiremo ubwenge. Niyo mpamvu Bibiliya izitubwira ngo tugomba no kwizera Imana. Bibiliya izivuga ngo nimurebe inyoni, tizihinga, tizisarura, tizibiba, ariko zibayeho. Inyoni ziguruka ikavuga ngo uyu munsi ndagenda kandi ndatahana umuhigo, Imana ikayifasha. Rero nimureke tugarure ya myizerere yacu ya kera, ya ba data na ba sogokuru. Tugirire Imana icyizere, tubyare, twororoke. Ibi bintu byaho napo byaje ni imico y'abazungu, nibo batuzanye mu ibyo bintu. None imiryango itangiye gucika, noneho n'urukundo rutangira no kugabanuka. Rwa rukundo, buriya biriya bintu byose ko biraza bikagaruka mu rukundo, ni urukundo rwashize mu bantu. Abantu ntibagifite urukundo rwo kuzara abana ngo babakunde babarere. Ubundi uzarebe, ubu nyine usigaye winjira mu nzu ugasanga umuntu afite abana 2, afite umwana umwe, kandi abayeho neza. Oya, ukabona ari fiere, yumva wowe ufite abana 7, 6, nguriya ngo ni igiturage. Igiturage se, oya, igiturage se ataragera inaha kiririya, ibyo yarabizi. Ahubwo baravugaga ngo umugabo nuwagize gute, nuwabyaye. Kandi Bibiliya izivuga ngo ni umugisha, izaguha umugisha no mubyara. None izaguha umugisha harimo napo, nta mugisha uri ngaho. Yego. Oya, urakoze cyane, kandi kuratuganiza neza, kuraganira neza cyane. N'iyo onapo isigaye izana n'ibibazo, ugatuma abantu bavuka babyara abana basa nkaho batanakomeye, bigatera n'ikibazo ku bantu bashakanye. Ariko uduhaye inama nziza. None dusubira ku musozo rero, gira icyo inama cyangwa se waha Two Brothers Official n'abadukurikira dusoza ikiganiro cya none. Bakunzi bacu, turabakunda cyane. Nagira ngo mbabwire ngo muzakomeza kudukurikira, tuzabaheza inama nyinshi zikomeye. Icyo nshatse kubabwira, divorce kuba Kristo. Niba warakijijwe ugomba kwihangana, ukihanganira ibigeragezo. Sinkubwira ko nubwo wakoze ubukwe cyangwa se wakoze mariage nziza muzahura n'ibigeragezo, cyangwa tuzareka kugongana n'uwo mwashakanye.
ariko ikizabafasha muri byose ni ukwihanganirana, ukihanganira weakness ze nawe akihanganira izawe, mukavuga rumwe, mugasenga Imana, Imana ikabafasha. Ikindi nanone ikizatuma mukomeza urukundo rwanyu rugakomera cyane ni mu rubyaro, ntabwo ari mu kuringaniza. Hariya harimo ibibazo cyane, hari abari mu kuringaniza akavuga ngo reka ndinganize uyu mwaka ngo uwundi ngo wenda nzobyare uwundi mwaka, akaba arafunze burundu. Yamara gufunga ikibazo kikaba kirabaye, umugabo ati ntibishoboka ko mwareka kubyara, akaba ashatse undi mugore. So ni ukuvuga ngo icyo nubabwira ni uko mugomba kubyara, tubyare twororoke, birimwo umugisha, birimwo ineza y'Imana, birimwo ubutabazi bukomeye. Ahasigaye bose tuzakomeza tubagezeho ibiganiro, kandi murakoze kudukurikira. Imana ikomeze kubagirira neza kandi bagasangira muri byose. Mugire umunsi mwiza, nawe utaha. Murakoze cyane kandi murabyumviye bakunzi ba Two Brothers Official. Rero ibiganiro byacu ko biryoshye kandi ko bizanabafasha mu kubaka ingo. Rero naho mu kindi kiganiro cy'ubutaha, mugira amahoro ya Kristo Yesu.